Ndagusuhuje, nizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi bihangane, uyu munsi wameze neza ejo bigahinduka. Kaze kuri Radio TV show, aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Ibisanzwe ni kuri Radio TV show, mucikwe wahageze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imbaraga 12 zihishwe mu bantu bavuga amagambo make. Muhawe ikaze. Ku mwanya wa mbere turasanga ko abantu bavuga make bagira imbaraga zo kumva neza. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavuga make bakunda kumva kurusha kuvuga, bigatuma basobanukirwa neza kurusha abandi. Ku mwanya wa kabiri ni ukwihangana. Abantu bavuga make ntibihutira gusubiza cyangwa gufata ibyemezo, bigatuma bafata ibyemezo bishyitse kandi byiza. Ku mwanya wa gatatu turasanga wo gutekereza neza. Babanza gusesengura ibintu mbere yo kuvuga ndetse no gufata imyanzuro. Ku mwanya wa kane turasanga wo kugira ubwirinzi. Abantu bavuga amagambo make bakunda gusangiza abandi amabanga yabo, bigatuma abantu babizera kandi icyo babwiye kumva ko ejo utazagisanga ahandi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga kugira icyubahiro. Abantu bavuga bike barubaha kandi amagambo yabo aba afite agaciro. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavuga make bakunda kwiyubaha kandi ibyo bavuga byose bikaba bifite agaciro kurusha abavuga menshi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ko kuba batuje. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavuga amagambo make bakunda kuba batuje mu bihe bikomeye. Ariko kandi iyo bageze mu bihe bikomeye birinda gusakaza ibintu byabo byose hanze, bigatuma bizerwa. Bigatuma nyarukire ku mwanya ukurikiyeho. Ubushakashatsi buvuga ko bafite imbaraga kandi aba bantu bakunda kuba bajijutse. Batekereza cyane mu byo bavuga, bigatuma amagambo yabo aba arimo ubwenge. Ibi kandi bigaragazwa n'ubushakashatsi buvuga ko abantu bakunda kuvuga amagambo make bajijuke mu byo bakora ndetse n'ibyo batekereza. Katunyarukire ku mwanya ukurikiyeho. Abantu bavuga make bagira ubushishozi, bamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Ku mwanya wa 10 ni ukuba bigenga. Bakunda kwivanga mu bintu byose, bigatuma bagira ubuzima bwabo bwigenga. Abantu bavuga make bakunda gukora ibintu byabo ku murongo, ntibivange mu by'abandi, bagakora ibintu by'ingenzi. Ku mwanya wa 11 ni ukuba bafite ubushobozi bwihariye. Ubushakashatsi buvuga ko iyo bavuze amagambo ashobora guhindukamo byinshi bitewe n'uwo uri kuyabwira. Kuvuga amagambo menshi bishobora gutuma umuntu ahinduramo n'ibyo utavuze. Abantu rero bavuga amagambo make, ubushakashatsi bugaragaza ko bafite imbaraga zihishe muri bo, kuko nta wabahimbira ibyo batavuze. Inshuro nyinshi bikunda kuba ku bantu bavuze amagambo menshi, keretse ari ishyari. Umwanya wa 12 ubushakashatsi bugaragaza ko bafite imbaraga zo kuba bahindura abandi. Ubushakashatsi buvuga ko abantu bavuga amagambo make ariko bakayavuga akomeye bashobora gutera imbaraga abandi kwibaza ndetse no guhinduka. Turi kurebera hamwe imbaraga zihishwe mu muntu cyangwa se mu bantu bakunda kuvuga amagambo make
aho ku mwanya wa 12 turasanga kuba bahindura abandi. Ku mwanya wa 11 turasanga kuba bafite ubushobozi. Ku mwanya wa 10 turasanga kuba bigenga. Ku mwanya wa 9 turasanga kuba bashishoza cyane. Ku mwanya wa 8 turasanga kuba bajijutse. Ku mwanya wa 7 turasanga kuba bizerwa. Ku mwanya wa 6 turasanga kuba batuje. Ku mwanya wa 5 turasanga kugira icyubahiro. Ku mwanya wa 4 turasanga kugira ubwirinzi. Ku mwanya wa 3 turasanga gutekereza cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga kwizerana ndetse no kwihangana. Ku mwanya wa 1 turasanga kumva neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bavuga amagambo make bafite izi mbaraga tumajije kuvuga. Aha ni kuri wodiraditivisho wahageze. Urageze gukora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ukore, share, like, comment. Tuzahurire mu biganiro bitaha. Naho utaha, Imana ibarinde.